ngira ngo urumva ikintu ushatse kuvuga. Hari bikwiye kuvugwa, hari n'ibitavugwa. Nk'ibiki bibona biriho bitakwiye kuvugwa? Ngira ngo wenda ejo bundi hari kese wabonye RIB yatangaje y'umunyamakuru bari bafashe wa televiziyo imwana mu gihugu ariko none ukorera no kuri YouTube, bavuga ko yatangaje amagambo y'urukozasoni. Urukozasoni si byiza ko umuntu wa polisi w'umugabo, niba uri umugabo cyangwa umusore cyangwa inkumi cyangwa n'umugore birashoboka ko itangazamakuru ntabwo ribamo igitsina kimwe, ko uvuga ibintu bidakwiye kuvugirwa mu ruhame. Hari aho bivugirwa hagati y'abashakanye, bashobora kubivugana hagati yabo, ariko hari bitavugwa kuba wajya mu ruhame ukihandagaza ukavuga ijambo riremereye. Kiba turi kumwe na bwana Sabin Murungi, wowe uri umunyamakuru aho ngaho tuvuga itangazamakuru rigeze, urahari. Muri rusange yavuga ko ari ibintu bishya birimo biza, itangazamakuru rigenda rihindura isura. Wowe niko ubibona aho ngaho kuri YouTube bihagaze bite? Nkuko Mugisha bivuze, niko bimeze. YouTube urabona ko ifite imbaraga cyane, n'izindi mbuga nkoranyambaga zifite imbaraga, ariko YouTube ni akarusho kubera yuko ikoresha amashusho, kandi uburyo amashusho asakara biroroha kurusha inyandiko. Nkuko bivuze nibyo, harimo imbaraga nyinshi n'umuvuduko udasanzwe. None se urabona iyo ugereranyije itangazamakuru avuga ngo risanzwe abantu bamenyereye kuvuga ngo radio ni televiziyo bikora mu buryo buzwi abantu biga, ariko none ubu ngubu imbuga nkoranyambaga nka YouTube nkuko wari uyivuze zikaba zizanye izindi mbaraga zidasanzwe, ugereranya ute ibyo bitangazamakuru uko twari dusanzwe tubizi? YouTube imaze kurusha byinshi imbaraga. Urebye aho amashusho yo kuri YouTube agera, byonyine urebye muri telefone yawe ya smartphone tunze kagabo, ntabwo waburamo video yaturutse kuri YouTube, ariko biragoye ko hari inkuru ya radio yagwamo. Biragoye keretse ya nkuru yaciye ibintu, niko nabivuga, donc ya trending. Ariko video za YouTube buri munsi haba hari aka video runaka katurutse kuri chaîne runaka kari mu matelefone y'abantu. Sabe, wowe navuga ko uri ku kibuga neza icyo turimo tuvuga. Hari ikintu kirimo cyerekana yuko abantu benshi barimo bava muri rya tangazamakuru risanzwe tuvuga ryubatse gutyo, wenda ngo impamvu ni impinduka zirimo zigenda ziba ku isi. Noneho ariko hakaba n'abandi barigumamo, ariko ugasanga kugira ngo ibyo bakorera muri rya tangazamakuru risanzwe bimenyekane, tuvuge nk'ibi turimo dukora hano ubu ngubu ndabize nabyo biri kuri YouTube, cyangwa uzanabishyiraho kugira ngo kubera ko binahamara igihe abantu bakaba babireba. Waduha ishusho irimo ikururira abantu nyine muri iri tangazamakuru ryo kuri YouTube, televiziyo runaka usigaye ufata izina runaka ukongeraho ngo TV kuri YouTube, ibintu byacitse. Yes, ntabwo bava ko ibintu byacitse, ahubwo nuko muri iki gihe isi igezemo tekinoloji cyangwa se ikoranabuhanga niryo ririmo riraganza mu bintu byose, haba mu bucuruzi, haba mu buvuzi, mu bice bitandukanye by'isi, muri sekiteri zose, niko nabivuga. Mu itangazamakuru rero navuga rigezweho cyangwa riri moderne, nkuko Mugisha yaramaze kubivuga, hari imbaraga nyinshi. Abanyamakuru navuga ko hari umubare munini w'abantu bagenda rikurura, ririmo rirabakurura kubera yuko riroroshye. Icyo ni kimwe. Kuri YouTube hari ikizu numva icyambere riroroshye, ntago risaba ubushobozi bunini cyane nk'izi kamera tubona hano imbere za RBA. Ushobora kuba ufite kamera yawe ntoya ugakora inkuru yuzuye ukayitereka kuri YouTube, mu gihe mwebwe RBA kugira ngo ikiganiro gisohoke nta minara, yes, ibyo ngibyo byose, donc ibikoresho ukeneye kamera na internet. Nese iyo ugiye gutangiza icyo wita radio cyangwa televiziyo kuri YouTube, indugu uburenganzira bigenda bite? Ntawe ujya kubitangiza, ndabizi ko ufite televiziyo aho ngaho. Twebwe tujya kubitangira ntabwo twabitangiye nka YouTube, dufite ikinyamakuru cyandika kuri YouTube yitwa Isimbi TV, nkuko RTV ushobora gusanga nayo yitwa RTV cyangwa Rwanda TV kuri YouTube, ariko ntabwo bivuze ko ariyo televiziyo y'u Rwanda aho ngaho, ahubwo ni chaîne yayo yo kuri YouTube. Twebwe tujya kubitangira wari umurongo w'ikinyamakuru isimbi.rwa, ariko noneho uri kuri YouTube. Kwa Mugisha mu rwego rutureberera
ruduha inama iyo umuntu yanyereye turanditse hari ibyo dukurikiza badusaba kugira ngo umuntu abe ari mu murongo mu buryo bukwiye, ariko tujya gutangira ntabwo purpose yari gukora, intego yanyu ntabwo ari TV, ahubwo nuko amashusho dushyiraho cyane cyane nayo ubuzima bw'abanyarwanda twumva yuko igihe nikigera Nyagasani ashobora kuzadufasha tukabona ubushobozi tugakora TV. Donc ni inzozi, ntabwo bivuze ko ari TV. Mujya muzikabye? Ntabwo igihe kiragera. Sinzi wenda. Okay, urakoze Sabin, umuntu ukorera kuri YouTube, kuko hari n'abandi bafite rwose televiziyo zikora kuri YouTube zidafite n'ibyo binyamakuru nk'uko babivuze, abafite ni umutima bafite w'ubunyamakuru no kwitwararika. Wowe ubikurikira nk'umuntu nabizi, ubona bingana iki? Icyo ushimamo muri ibi byose, icyo unengamo niki? Icyambere cyo ndashima ariko ndananenga kuba byonyine abenshi n'urubyiruko, kuba urubyiruko rwumva yuko hari uburyo bundi bashobora gukoresha mu kuba bahanahana amakuru cyangwa se babika amashusho runaka y'inkuru zabo, cyangwa se yes, hari akazi ariko ntabwo ari akazi nk'uko abantu babitekereza, ahubwo habaho gushukika kw'abantu akumva yuko hariho amafaranga menshi, kandi mu by'ukuri amafaranga ariyo, ariko ntabwo ari amafaranga yatuma umuntu akora amakosa. Uyavana hese amafaranga ni ukuvuga ngo buri wese afite ukuntu akora, ariko ukuntu amafaranga aza biterwa n'ukuntu umubare munini w'abantu bagukurikira. Iyo uri umuntu ukora mu buryo navuga buri consistent cyangwa se ubuhoraho, mu buryo buhoraho, na YouTube nayo ibibona ko uri umuntu uri ibintu urimo nyine ubihagazemo neza. Ikindi hari ibitekerezo abantu baguha, kwa kundi abantu baba bagukurikirana ntaba baguha ibitekerezo, urakora neza, urakora nabi, urakora neza, urakora nabi, cyangwa se wagira icyo ukora kitari mu murongo wa YouTube, abantu bakaba bakorega kuri YouTube, birashoboka. Icyo gihe YouTube igenda gutakariza icyizere. Uko igihe gishira YouTube ibona kuri mu murongo muzima cyangwa utari mu murongo muzima, ikaba yagusiba. Icyo nshima cyambere nuko abantu babonye ko bishoboka ko wabyaza ikoranabuhanga cyangwa se imbuga nkoranyambaga uburyo bwo kubaho, ariko noneho ubikoze mu buryo bwiza biba byiza kurushaho. Biba binoneho cyane, ngira ngo impamvu waduteranyije hano muri iki kiganiro cyawe nuko hari ikibazo. Hari ikibazo cy'uko harimo amakosa menshi cyane. Amakosa ni menshi, abenshi baribanda kuri za nkuru zitaryoheye abanyarwanda, zidakwiye kugaburirwa urubyiruko. Abenshi bakurikirana YouTube, urebye imibare bari hagati y'imyaka guhera kuri 18 kugeza muri 25, kuko munsi ya 18 biragoye ko umuntu yaba yemerewe kureba video keretse ukoresheje telefone y'umuntu mukuru. YouTube ntabwo yemera ko wareba video uri munsi y'iyo myaka, kuko batekereza ko ushobora kuba hariho video runaka ishobora kuba yakubangamira, ariko bakakwemerera ko ushobora gukoresha telefone ya mama wawe cyangwa y'umuvandimwe ukaba wagira ikintu runaka ureba, habaho utuvideo tw'abana n'ibindi bitandukanye, ariko bigira umurongo binyuramo. Icyo nenga rero nayo makosa akorwa, navuga ko abantu nta bumuntu bifitemo. Ibyo ubona nk'amakosa biri mu ngeri zihe, wenda duhishe yabyo niba ibyo navuga akenshi usanga ntabwo twita cyane kuri bwa Banyarwanda bwacu. Ngira ngo urumva ikintu nshatse kuvuga. Hari ibikwiye kuvugwa, hari n'ibitavugwa. Nk'ibiki bibona biriho bitakwiye kuvugwa? Ngira ngo ejo bundi hari case wabonye RIB yatangaje y'umunyamakuru bari bafashe wa televiziyo imwe mu gihugu, ariko noneho ukorera kuri YouTube, bavuga ko yatangaje amagambo y'urukozasoni. Urukozasoni si byiza ko umuntu wa polisi w'umugabo, niba uri umugabo cyangwa umusore cyangwa inkumi cyangwa n'umugore, birashoboka ko itangazamakuru ntabwo ribamo igitsina kimwe, ko uvuga ibintu bidakwiye kuvugirwa mu ruhame. Hari aho bivugirwa hagati y'abashakanye, bashobora kubivugana hagati yabo, ariko hari bitavugwa kuba wajya mu ruhame ukihandagaza ukavuga ijambo riremereye. Niyo makosa mvuga, nibe nayo ngayo. Sabin, nk'umunyamakuru urabona ibintu biramutse bikomeje gutya, ingaruka zazabaho ni izihe mu gihe kiri imbere, haba ari ku baturage ariko no ku itangazamakuru bwari? Ingaruka za mbere zizaza ku muturage, wa mugenerwa bikorwa. Ya nkuru umunyamakuru akora akayicisha kuri YouTube, burya umuntu wa mbere igeraho
igeraho kandi ikanagiraho ingaruka mu buryo bwiza cyangwa bubi, ni wa muntu wayirebye cyangwa se wayimize. Iyo ari mbi iramusenya, iyo ari nziza iramwubaka. Urumva ingaruka nyine uko byazagenda, ni mu gihe gito ntabwo byatinda. Birasaba ko ababishinzwe, ubwo ni aba bagabo bicaye hano ibumoso bwanjye n'abandi bataje mu nzego zitandukanye, ko byashyirwamo imbaraga mu kureba uburyo baduha ubumenyi bwisumbuye cyangwa se kutwereka imirongo myiza. Sabe ikibazo ni ubumenyi, kuko maze iminsi mbona urugero rw'iriya komisiyo ishinzwe kugenzura imikoreshereze y'imari n'umutungo by'igihugu igitangira, abantu barazaga bakavuga ati impamvu tutakoresheje neza umutungo ni ubumenyi buke. Hari imyaka byamaze, none uyu munsi basigaye bagira bakavuga ati ese ubumenyi ko mufite amashuri n'aya tubizi, noneho muravuga iki? Ni ikibazo cy'ubumenyi. Oya, ntabwo ikibazo cy'ubumenyi kuri bose, ariko uko iriya YouTube ibona, YouTube ni nini nk'uko Mugisha bivuze, iri ku isi yose. Ni ukuvuga ngo inkuru natangaje uyu munsi ntabwo yarebwe mu Rwanda gusa, yarebwe no muri Canada no mu bindi bihugu bitandukanye, ku buryo abayiriho nabo bari mu bice bitandukanye by'isi. Ntabwo bari hano i Kigali gusa, ntabwo bari Musanze gusa cyangwa se Rusizi cyangwa Nairobi, bari ahantu hose kandi noneho mu ngeri zitandukanye. Harimo abafite ubwo bumenyi, hari n'abatabufite. Ariko Sabe sinshaka wenda sinagukira imbere cyane, ntabwo ndakurikira ibintu bya byose ukora, ariko bikeya nabonye ko ubikora mu bunyamwuga, ugerageza gushyiramo ubunyamwuga, kandi nkabona nabo bakureba bazamuka. Kubera icyo ubona abandi iyo badashyizemo ubusambanyi, abavuga ngo ni indaya, ngo nasambanye n'abagabo bangahe, nibyo bashyiraho. Umuntu yigiriye ikibazo mu mitekerereze ye, ukabona niwe abantu bagarukaho. Icyo gihe nibyo Peacemaker yavuze, gushyira imbere indonke cyane kurusha bwaba umuntu cyangwa ubunyarwanda buturimo. Niba umuntu, ni urugero, hari nka video nabonye ejo bundi umugabo witwa Dadido Maximo arimo arayinenga, ni igitangazamakuru kimwe cyari cyayisohoye amplis kinanditse muri Rwanda Media Commission. Umuntu afite ikibazo cy'ubuzima n'imitekerereze, ariko umuhase ibibazo, umuhaye mikoro, urimo uramubaza ibintu bimucalenjinga bimugoye kugira ngo bimunanire, noneho abantu baze kumureba bamuseka. Urumva ko ari ikibazo. Icyo gihe ntabwo umuntu aba yashyize imbere ubumuntu n'ubunyarwanda, ashyira imbere amafaranga ari bukure mu kiganiro cye cyangwa se mu mubare w'abantu bari mu mukurikire. Nibyo bwana Sabin, nkawe rero ufite uburambe mu gukora muri iryo tangazamakuru ryose, ukaba ureba uko ibintu byifashe uyu munsi, hari icyizere ubona ufite yuko iki kintu kije ari gishya? Birumvikana y'ibintu bije bishya bishobora kugora abantu. Hari icyizere ufite? Niba ugifite uragishingira kuki? Ubona wenda ukurikije uko ibintu bikorwa ubu ngubu hakorwa iki wenda kugira ngo hirindwe ingaruka zaterwa no kudakoresha neza buriya buryo bw'itangazamakuru bugenda mu muvuduko wundi? Kuba Kagabo nahita nkubwira mufitiye icyizere nta nkubeshye, kubera yuko nkurikije kuva byagira imbaraga cyane mu Rwanda kugeza uyu munsi ukuntu bimeze, ni bibi, bimeze nabi, ntabwo biri mu murongo. Abenshi babirimo nk'abantu bishimisha cyangwa se babikora mu buryo navuga bwandagaye, ariko haramutse hagize igihinduka byazaba byiza, ariko kidahindutse byazaba ikibazo gikomeye kurushaho. Abenshi baratangaza ubusambanyi, abenshi baratangaza bya bintu nyine bibi, nawe ubona ko ni ikibazo. Umuntu wayobye muri sosiyete niwe musitari bafite kuri ni ikibazo. Yes, umuntu udatekereza biri ku murongo niwe abantu barimo baragaburirwa, niwe urimo uraha abantu ibitekerezo. Ariko birashoboka ko umuntu yakora neza agaha abanyarwanda content cyangwa se inkuru zibubaka, kandi binyuze mu buryo. Akoze kuki abantu bakunda kureba ibyo bintu twebwe ubundi abantu bakabaye banenga? Kuki ubona ari byo bakunda cyane? Banza hari ikindi kibazo. Hari impamvu, buriya hari ibibazo, harimo za question mark nyinshi. Hari impamvu buriya babikurikirana, ariko ngewe nzi neza ko birashoboka ko umunyamakuru yakora ikiganiro cyiza gifite icyo kibwira abantu mu buryo bwiza kandi kigakurikirwa kurusha uko wajya kwirirwa ubwira abantu ibintu navuga bidasobanutse. Murakoze cyane, nsigaranye umunota umwe, reka ngubahe bwana Peacemaker. Nshimira Sabe, wakoze cyane kubaje hano. Nakoze cyane kubaza abantu we tutakureba, ndagushimira ko watumye bakureba. Bwana Mugisha